ndashaka uduti nindangiza ngo ndagonda ikintu bira n'akantu kameze nk'ak'umutavuraramo ndakagonda ndangije imvura nkashyiramo abana banjye imvura iragwa imarije kugwa n'ubundi imarije kugwa iratunyagira mbona igitero kiraje nk'injoro atumva sohoka n'inkoni n'amatoroshi sohoka inzu bayinsenye icyo kiraro bakinsenyeyeho cyo nari nagondagonze abana babanzanye atumva ngo ni igitifu ati sohoka nimba ushaka no kugwa mu kiyaga ugenda ugweyo ati reba ukuntu mureba reba uko mumeze ndareba nkavuga ese Imana naremwe n'Imana naremwe n'igikoko amazina yawe witwa nde? Nitwa Umwana nk'abandi afise. Yego. Mvukira mu mudugudu wa Rurama. Uvuka Rurama. Hanyuma ikibazo wagize ni ikihe? Ikibazo nagize ikibazo cyo kuvuga ngo naje hano tuba abantu benshi tumaje kuba benshi n'ubundi biba ngombwa yuko ubuyobozi buza bukavuga bati muvemo kuko muri benshi kandi wowe ufite abana benshi bari wowe uvamo ujya mu icumbi maze kujya mu icumbi n'ubundi biba ngombwa yuko ngira ikibazo cyo kwibwa nibwe ndivamo maze kurivamo n'ubundi biba ngombwa yuko ngenda njya mu mudugudu wo muri Rurama ndagenda njya mu gikoni kitariho umuryango n'abana banjye bane turaramo dusaba ubufasha wenda ko baduha igikoni cyo kubamo ntabwo ariko byagenze birangije n'ubundi ubwo naragikomeje ndagenda ndangije kugenda njya mu kiraro cy'ihene muri hafi ya Kamasapu mu Masangano ubwo ngubwo ndaramo imwe maze kuraramo rimwe n'ubundi biba ngombwa ko Imana mbyukiraho amaze kumbyukiraho ambwa ngo niko ninde wagutumye hano nikanizi ninde wagutumye hano nguze muri iki kiraro intawe naje bimeze nkaho byanyobeye ngiye muri nge ndumva mfite stress mu mutwe kuko ubushobozi bwo gutabana ntabwo mfite nubwo kubatunga naho gutura naho mfite nimunkore ubuvugizi wenda hari icyo mwamarira atumva nkubwire genda vamo numara kuvamo n'ubundi ugende nubona inzu ikinguye uyijyemo nese nimba ndi ujya mu nzu ikinguye numara kuyijyamo nyirati sohoka niko biri bukomeze bikangendekera ndabana reka mfata abana banjye mbashore mbashyira imbere n'ubundi ngende ngehe muri Rurama aho mfite umugabane ndagenda marije kugerayo mfata inuzi icyemezo cyo kuvuga ngo ndashaka uduti nindangiza ngo ndagonda ikintu bira n'akantu kameze nk'ak'umutavuraramo ndakagonda ndangije imvura nkashyiramo abana banjye imvura iragwa imarije kugwa n'ubundi imarije kugwa iratunyagira umuvura atemba mburepfo mburuguru ndangije n'ubundi ndavuga nese Imana aya niyo mahirwe mfite mbere n'inyuma koko Imana yantabaye byibura nkabona uko natunga abana banjye ubwo n'ubundi ngize Imana cyo kora mu gitondo cyaho mbona babandi bashinzwe abantu n'ubundi bubakira abantu mbona baraje niko kumbaza amakuru ndabasobanurira barigendera maze kugenda burira umaje kwira mbona igitero kiraje nk'injoro atumva sohoka n'inkoni n'amatoroshi sohoka inzu bayinsenye icyo kiraro bakinsenyeyeho cyo nari nagondagonze abana mbaheka inkubirane ndangije kubaheka inkubirane ubwo uko banzanye atumva ngo ni igitifu ati sohoka nimba ushaka no kugwa mu kiyaga ugenda ugweyo ati reba ukuntu mureba reba uko mumeze ati abana benshi babyaraga biki ati cyangwa se uzabafata ubashyire basi ni igitifu w'umurenge w'akagari no ubwo birangiye n'ubundi abana mbashyira imbere ibindi mbisigayo n'imisambo biracyari maze kubisigayo banzana kwande kwa mama aho bari banyirukanye niho bangaruye ubwo rero nawe kuvuga ngo nta mahirwe nayo mafitiye kuko n'ubundi arejo bundi bashobora kunkuramo kuko tuyibamo turi abantu 9 bari bayinyirikanyemo
ubwo ni ukuvuga ngo ngize amahirwe nkabona umuntu amaye ubufasha akabanza kanjye kandi nabwo bayikwirukanamo abayobozi nibo babigizemo uruhare. hari Kaniziyo sinzi n'abandi bantu bari bahari baravuga bati sohoka weho ujye kureba aho ati muri abantu benshi birakabije ati mufate inzira mugende niko ko urebye naho kuba ndahabura wigondeye n'icyo kintu nacyo bakinsenyeraho ubwo banza byari nka sangahe baza kukigusenyera saa 4 z'ijoro hanyuma bakigusenyeho bakwereka aho ujya se cyangwa ntaho ni ukwidefanda muri make ntaho banyeretse n'ahangaha wahaje ahangaha ntago ari ahanjye kugira ngo nyine uhaze uho bakwakire byagenze gute byaciye mu zihe nzira bababwiye ngo nimukingure ngo mube mumucumbikiye ngo n'ubundi ngo hari igihe twareba aho tuzamushyira babwira musaza wanjye ngo ashaka ahantu hagera gute ngo ho kuba noneho yavuze ati ntaho nzajya ati ubwo bazareba uko babikora ariko ubundi ubusanzwe nyine mwebwe mwari mubanye neza wowe n'umuryango wawe abana banjye se abana banjye nta kibazo mbonye aho kubatungira nabatunga ni ikihe cyifuzo wumva bagufasha haramutse habonetse abagira neza bo kugufasha ikintu bamfasha cya mbere ni icyo kugira ngo mbone aho ncira abana inshuro kuko nabwo kugenda nikorera umusambi buri gihe bwakeye bwije ejo nkagenda nkongera nkagaruka nkongera nkajya mu musarani nkongera nkawuvamo nkararaguzwa gutyo nabwo nta mugisha urabona ko bano bana bose ni nkaho nta se bagira ninjye ubareberera kandi nanjye nta bushobozi mfite kubashyira mu muyaga nta mituweli nta shuri nabwo nta kigenda nindara ahangaha uyu munsi ejo nkarara hariya amahirwe y'umwana yo kwiga umuntu yamuhaye nk'inifomu ntabwo aziga kuko nta aderesi mfite y'aho mbarizwa aderesi ufite y'aho ubarizwa abana bose nta mituweli bagira ntayo none se ubwo ngubwo abayobozi ubundi ikibazo cyawe barakizi kuko nabaga mu cyambere n'ubundi bigirangiye mvamo nakoraga mu muhanda bankuramo ubwo ni ukuvuga ngo mbese amahirwe nyateze ku Imana y'abahagaze nta handi ndareba nkavuga se Imana naremwe n'Imana naremwe n'igikoko nta data mama n'umurwayi wo mu mutwe papa ntawe yarapfuye ngo wenda yandengeye ati mwana wanjye reka bakugondera akaburende ubemo n'utu twana twawe aho ngeze genda aho ngeze genda ni abayobozi baba bakubwira gutyo se cyangwa n'abaturage basanzwe n'abayobozi n'abaturage genda nta mituweli genda nta cyerekezo ufite iyo mbuze ubwishyu nkahingira umuntu ubwo bisoza bigeze gute bigeze igihe akananiza hananiza nkajya ahandi gutyo nkirirwa nzengerera nka twa tudoroni kandi kuba mfite abana 4 nkaba nzengerera n'abana nabo bazagera igihe bahinduka ikimayibobo kubera nta mashuri nta burere bafite nta mbese muri iki gihugu cya Kagame nayobewe icyo ndicyo ubwo kurya ntagiye gushaka udukwi nta kurya iyo narwaye ni ukuvuga ngo ndagenda nkabwira uyu mwana ujye kwa runaka baguha ifu y'igikoma mbona uko mbona imbaraga nsubire gutashya mubizi neza rugurira ko babuzanyije gusenya inkwi utashya nizo zituma urya bitusobanure neza ni ukuvuga ngo ndagenda nkafata agasuka nyangiza nkafata hano bana banjye bose nkagenda nkatoragura udukwi nshyira mu mufuka nagira Imana nazibonera 1000 avuga nti tayari abana babona icyo barya nabona mbonye ingemeri y'ibishyimbo nuko nkashima bakarya ibyo ni ukuvuga ngo mbese Imana iyo ivuze ngo urarya ndarya nawe narwaye nabura umugira neza umagafu nta kurya bakajya mu buriri bakiryamira kuko urabona nanjye kuba mbatunze ni ku Mana gusa ufite abana bangahe ni 4 abana 4 none abagira neza rero bagira icyo bisabira nyine kugira ngo babashe kuba bagufasha hanyuma n'abayobozi nabo turaza kuvugana nabo twumve icyo babivugaho
ariko mbere na mbere twebwe dukeneye ko aha abagira neza badukurikiye bagira icyo bagufasha, ariko baragufasha kubera ko nyine bari kumenya uko wowe ubabaye n'ububabare bwawe. Twe nizo nshingano zacu. Yego. Hari nimero ya telefone ugira? ntayo. Agira ngo urayigira, nyuma tuze kuyishyiraho uyibahereze, hagize umuntu wakugenera ubufasha akaba yabunyuza nko kuri nimero ya telefone. ntayo nzi. Amazina yawe witwa nde? Uwamahoro Valentine. Uwamahoro Valentine. Tugusanze hano ku gasozi uri kwahira? Ku gasozi ka Rurama. None umubyeyi mwari muturanye wabaga mu nzu ya Burende. Kugira ngo aze kuba muri Burende hari icyo ubiziho? Nyine yamanjije kuba piriya mu kiraro. Mu kiraro? Hariya hepfo ku muhanda. Ikiraro se? Kiraro umuntu akaba mu kiraro? Mu kizu kibamo ihene. Mu kizu cy'ihene? Hanyuma biza kugenda arangije baza kumukuramo, baramubwira ngo genda ngo ushakishe aho uzajya ubona inzu zikinguye arimwe uzajya ujyamo urare. Noneho umubyeyi arangije ko yari amaze igihe kirekire agendagenda, ahita afata ingamba yo kuzamuka hano ku butaka bwe, ahita ashingaho kiriya kiruri cy'ikizu akibamo. Ubwo imvura iragwa, imajije kugwa araza, imvura igwa nyinshi nijoro bwakeye, imajije kugwa umuvura atemba, ibizi biba byinshi mu kazu kiwe. Arangije ndabyuka mbonye ukuntu umuntu uza mu mbuga yanjye hari gutemba umuvu, ndabati uyu muntu ubu ntiyapfiriyemo. Nzamuka nambaye ubusa ndirukanka mfata umwana, nawe yarabundikiriye abana abicariye, amakoma amuri hejuru ku mutwe ariyo yitwikiye. Namubwira ati Gatsindwe byuka, amazi atakwikira hano utaduteza ibibazo. Ndamuhagurutsa mpeka umwana yambaye ubusa nawe aheka undi, turangije turagenda bashira mu nzu ndabasasira bararyama. Bukeye mu gitondo nibwo mwadusangaga ejo hano, mukaduhamagara ngo nimuze ngo tuze tuganirane namwe, hari hirya niho mwadusanze turi kwahira. Murangije muraduhamagara ngo tuze tuganire, nuko byagenze. Ubwo mu gitondo nanone bukeye mbyutse nsanga ikizu cyaye cyaryamye. Ndabase mana yanjye, ikizu cyahirimye. Njya muri kiriya kizu ndashabayara, mbona umuntu, mbona ibyatsi bari bafite bari barayemo babisasuye babishira hirya. Mu gitondo nibwo azindutse kare kare, ndamuhamagara ndamubwira ati se mwaraye? Ngo yewe ngo baje nijoro abanyerondo bahankura muri iki kizu baragishenyura, bamaze kugisenya banjyana mu rugo, ngo ariko n'ubundi musaza wanjye yarikize ngo ntago ari buvemo, ngo ahubwo ndongera ngende sinzi uko biri bugende. Ubwo rero mu gitondo nibwo yanitse biriya bisambi byiwe, afata inzira abaragiye n'ubuvuni byose ubwo arenze igiyo ngiyo mu masangano iwabo. Irondo riza kumusenyera ntago ari ntago twabyumvishije, byari nijoro, byageza byari birimo mu masasaba ukuntu yanyengekerereje. Hamwe ngo byari nijoro, nahamagaye mwanga kunyumva. Ubwo yaraye hanze n'abana? Oya, yabajyanye kwa nyina. Afite abana bangahe? Afite abana 4 nawe wa 5. Nawe wa 5? None se nkawe nyine mwari muturanye hano kuri harya ubwo iyo nzu twayita iki? Ntabwo ari inzu muri iki gihe tugeze. Ntabwo ari inzu, ni ikiruri. Ni ikiruri? Ni ikiruri kitanashinga cy'ibyatsi. Ni iki nkawe uzi ukuntu ububabare bwe nuko ameze, niki wamusabira abanyarwanda? Njyewe ubufasha namusabira nk'umubyeyi nkanjye, nk'uko nanjye mbafite abana, ikintu namusabira inkunga yo kumwubakira amabati y'inzu, wenda nawe akabasha kubona aho akira abana be inshuro, akabasha kubona ahantu arambika umusaya, akajya aca inshuro, akajya ataha mu kazu ke, ariko atigwa yirukankana ibirago ku mutwe yabuze n'aho ashinga umutwe. Atirirwa yirukankana ibirago yabuze n'aho ashinga umutwe.
none se wowe mukecuru urabona nyine uri umuntu mukuru uzi ukuntu kubyara bimera uzi n'ukuntu nyine umwana atera impuhwe avuna wowe uriya mama harya ubundi yitwa ndira mama yitwa umwana nk'abandi none se yigeze akubwira ukuntu yaje kuba hano kuri iki yubaka kiriya kintu irondo rya Musenyi yewe rero rwose mu by'ukuri uriya mukobwa yarababajwe yararushye afite umurongo utoroshye uriya mukobwa yakomeje gucumbika na Karambo yabayeyo acumbika barahamukura Karambo amaze kuhamukura arazajya kwa Nyiratebuka hariya bakimara kubajyana mu nzu yabo hariya hirya umwana abayo maze kubayo bukeye biranga baramwirukana arongera asubira Karambo hepfo hariya ku nzu imanuka ijya ikonoka arahaba ejo bundi ngo baraza bakuraho urugi ngo navemo bande bakuyeho urugi ngo ni ba nyirinzu mbega ba nyirinzu ntibashakaga ko ayibamo ubwo umwana arazamuka araza ajya kwa Shamimi kwa mwene nyina hariya iwacu nyine bajya mu ntuza mu kikoni hanze ariko Shamimi akaba yarahagurishije na deperi noneho abadeperi baje bamusanzemo baramusohora ngo nagende niba adafite amafaranga yo kwishyura navemo twasanze umwana ari kurira ku muhanda n'abana bamwicaye iruhande gutya bamukikije ndamubaza ngewe se mwana nk'abandi byemeze bitatu ndeka wa mukecuru we ati byanshanze ati ubu narebye gusiga aba bana ngo njye hariya mu ruzi ati byose byananiye ndamubwira nti wowe kwiyahura Imana irakuzi ihangane ukomeze wihangane Imana izagutabara mwana nk'abandi ubwo yarahavuye aragenda ajya mu kiraro cy'ihene hariya hepfo ku Munyinya ngo araramo amaze kuraramo Cayimana ubwe Kanizi baraza mu gitondo ngo navemo ngo ajye kureba harara bazajya areba inzu zikinguye agenda araramo Cayimani Kanizi niwe wamukuyemo amusohora mu nzu kuko umwana niwe nako ubwo se ni inzu amusohora mu kiraro cy'ihene hariya hepfo imwe yari yaraye n'abana ngo agenda ajye ashaka izindi zikinguye barizo araramo nuko umwana rero ahita avamo ubwo uwo munsi avamo nahuye n'umwana we yikoreye umufuka n'agabuni mu ntoki ndamubaza se mucyo ugiye hehe ati yewe mukecuru nti ati kane ati mama atarimo kubaka arimo gututira ibitusi arimo kubyubaka ari haruguru kwa Nyiratebuka ku kibanza cye nanjye numva impuhwe z'ababyeyi ziraje numva imbabazi ziraje ndebye abo bana ndebye naho hantu agiye kujya nahise njya mu rugo ndavuga nti rero mana ibi ni ibibazo uyu mwana ahuye nabyo birakomeye bimeze nabi yewe nafashe ifu bwanjye ngemera ifu ndavuga nti mana nibwo bushobozi mfite reka ngende murebe mwene iki gikoma ashigishira abana naraje nsanga umwana nk'abandi aricaye ku irembo n'umugore yari ahari ndeba ukuntu yagondagonze ibyo bintu ndareba hejuru birakanuye ndavuga nti se mwana wanjye umwana aha hantu uraharara n'aba bana ubwo se urabigenza ute niko ndeba imvura igiye kugwa n'ubundi kuri bukunyagire mwana nk'abandi aramubwira ati rero mukecuru ati nta handi nshobora kujya ati ibibazo byandenze ubwenge bwanjye bwahindukiye ati ndemera mbabundarare hejuru nibapfa bapfe Imana nibarokore ati nta kundi ndubigenze namwisangiyemo hariya uwo mwanya twavuye ya mvura ya nijoro nyinshi yaraguye n'uyu mukobwa kubwira ko yamutabaye akamukuramo ubwo bigenda gutyo naho umwana nk'abandi yarushye kera yarababajwe ahubwo nkamwe mwenyera gutabara mushobora kureba bababare namwe mukorera ubuvugizi bumukwiriye kuko bariya abana n'abana b'u Rwanda bazakura bakorera u Rwanda mubatabare n'ukuri nta kibazo mugira icyo umusabira kuko abantu badukurikiye ni benshi hari igihe haza kuvamo abantu icyo namusabira ngiye ku giti cyanjye no mu bwenge bwanjye no mu kuntekereza nuko mwana nk'abandi mwamutabara mukamushakira aho kuba mukamushakira inzu mukamukorera ubuvugizi bakamwubakira akabona harambika umusaya wenda ibindi byose byo gushaka imibereho yo kurya wenda nawe azirwanaho ibyo simbizi ariko cyane cyane ngenda musabira ubufasha bwo kuba mwamurwanaho akabona haba akabona haryamisha bariya abana n'abare b'u Rwanda n'ukuri njye nicyo namusabira kuko nta kindi nabona namusabira kirenze aho yaryama atiriwe yiruka ku musozi atiriwe anyagirwa n'abariya abana bane bose mumutabare mumushakira haba
naho ari ntaho. Iyo nzu ya Nyiratebuka irimo Gatama, irimo na mwana nk'abandi uwo, urimo na Nyiratebuka uwo, Gatama arazana abagore, murumva inzu ntabwo ishobora kuvamo abantu 4 ari inzu imwe. Ubwo murumva nabyo ko bitoroshye. Ni ibyo ngibyo. ubundi iyo nzu yabagamo mbere ni nyirayo ni yandi. Iyo inzu yabagamo mbere kwa Nyiratebuka se aho ngaho nyine Nyiratebuka yubakiwe na leta, urumva, ariko yubakirwa na leta imwanditseho bavuga ko ariye ariwe yayubakiye. Gatama ni umugabo, ntabwo yari akwiye kujya mu nzu ya Nyiratebuka ngo baryamane mu nzu imwe ngo ashakiremo umugore, noneho na mwana nk'abandi azane n'abo bana 4 nawe wa 5 ngo iyo nzu bayiteraniriwe. Gatama ni umuhungu wa Nyiratebuka. Umuhungu ariko ni umugabo, agomba kwishakiriza kwiyubakira cyangwa kwicumbikira. wese afite ububasha bwo kwicumbika. Kandi uko biri ariko ni umugabo, igitsina gabo kiba gikomeye ntabwo ari kimwe n'umugore. Ndabeshya? Igitsina gabo kiba gikomeye ntabwo ari kimwe n'umugore. Njye ndumva ariko bimeze. Njye ikintu nakongeraho nuko bageragezaho kugira ngo agume agenda urabona ko musaza we nawe atorohewe, kuko ashobora kurakara gutya yamara kunywa nk'inzoga akaba araje aramuhutaje akaba yamuvuna no guca inshuro bikanga. Ahubwo icyiza njyewe nasaba byaba ngombwa yuko bamukoreshereza vuba vuba nawe akiboneraho yaba arambitse umusaya agahita musaza we nawe akabasha uko yabasha kujya aca inshuro nta kubangamirana kurema. Mukimara kumva Kirondo ryasenye ahantu sinzi ukuntu mwe mubyita ubwo aho yarari nyine, mukimara kubyumva Kirondo ryaje nijoro rikahasenye mwabyakiriye mute? Kwebwe kubera ko nabyutse mu gitondo usanga babishwenye, noneho mu gitondo azinduka kare nawe duhurira hariya ndi kureba biriya bisazi, arambwira ati rero ntugire ikibazo, baje nijoro baransenyera ngo ningende, baramerekeza banjyana mu rugo. Ati none rero ntugire ikibazo, nkuyemo ibintu byanjye ngiye kujya mu rugo, ibindi ugume ubindebere, nibimara kuma ndibuze mbifate mbijyane mu rugo. we nk'umuntu nyine wiyumvishe gute wumvishe ko Irondo ryaje rikamusenyera? We nk'umuntu nyine ukuntu nabyumvishije navuze ati cyokora ikintu bakoze ni cyiza, kubera ko hari n'igihe cyari kuba kimajije nko imvura yagwa bikaba byamuhanukira bikaba byakica nk'umwana muri we.